twongeye turatomboye bana b'Imana ku baduhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya mbere gisanzwe tariki 13 Mutarama 2026. Ngaya amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa mbere umurongo wa 9 kugeza kwa 20. Umunsi umwe Elikana n'abo mu rugo rwe bamaze kurira no kunywera isilo, Ana arahaguruka. Umuhereza bitambo Heli akaba yicaye ku ntebe ku bwinjiro w'ingoro y'Uhoraho. Anashengurwa n'ishavu, asengana Uhoraho amarira menshi. Nuko agirira isezerano ati, Uhoraho mushobora byose, ukunze ukita ku kababaro k'umuja wawe, ukanyibuka, ntutererane umuja wawe, maze umuja wawe ukamuha agahungu, nazakegurira Uhoraho mu buzima bwako bwose, n'urwogosho ntiruzakagere ku mutwe. Amara umwanya muremure imbere y'Uhoraho asenga. Ubwo Heli yitegerezaga umunwa we, anavugiraga mu mutima we, iminwa ye yonyine niyo yanyeganyegaga, ijwi rye ntiryumvikanaga. Heli agira ngo uwo mugore yasinze, maze aramubwira ati, urasinda na ryari, jya kuryamisha divayi yawe. Ana aramusubiza ati, shobuja, nta divayi nanyoye, nta n'igisindisha na busa, ahubwo ndi umugore ushenguwe n'ishavu. Gusa naganyiraga Uhoraho, wikwibwira ko umuja wawe ari umupfu, ahubwo ni ishavu n'agahinda byandenze bituma nivugisha kugeza amagingo aya. Heli aramusubiza ati, genda amahoro, kandi Imana ya Isiraheli iguhe icyo wayisabye. Ana aramusubiza ati, umuja wawe arakakurongeraho umugisha. Umugore aragenda ararya, maze mu maso he harakenkemuka. Babyuka mu gitondo cya kare bunamira Uhoraho, nuko abataha iwabo i Rama. Elikana aryamana n'umugore we Ana, nuko Uhoraho yibuka Ana. Nuko rero igihe kigeze, Ana wari utwite abyara umuhungu, amwita Samweli agira ati, kuko namusabye Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha guhimbaza iri somo rya mbere twarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 2 umurongo wa 1, uwa 4 kugeza kwa 5, uwa 6 kugeza kwa 7, n'umurongo wa 8. Umutima wanjye himbarijwe muri Uhoraho, umutima wanjye himbarijwe muri Uhoraho, n'ubwemarere bwanjye mbukesha Imana yanjye. Ntinyutse kwihimura abanzi banjye, nejerejwe nuko wabatsinze. Umuheto w'intwaro uravunitse, naho abadandabiranaga bakindikije imbaraga, abari bijuse baraca inshuro, naho abari bashonje baradamaraye. Uhoraho arica kandi akabeshaho, yohereza ikuzimu kandi akavanayo. Uhoraho arakenesha kandi agakungahaza, acisha bugufi akanakuza. Avana umutindi mu mukungugu, agakura umukene mu mwanda, kugira ngo abicaze hamwe n'ibikomangoma kandi bahabwe icyicaro cy'icyubahiro. Umutima wagihimbarijwe muri Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 1 umurongo 21 kugeza kwa 28. Muri icyo gihe bagera i Kafarinawumu. Nuko ku munsi w'isabato Yezu yinjira mu isengero arigisha. Batangariraga inyigisho ze, kuko abigishaga nk'umuntu ufite ububasha, utameze nk'abigisha amategeko babo. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi. Nuko itera hejuru iti, uradushakaho iki Yezu w'i Nazareti? Waje kuturimbura, nzuburiwe, uri intungane y'Imana. Yezu ayibwira yikangara ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko iyo roho mbi iramutigisa cyane, imusohokamo ivuza induru. Bose barumirwa, bituma babazanya bati, ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanga ngo ubasha? Arategeka na roho mbi zikamwumvira. Nuko bidatinze inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ibuka gufungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure abandi buri munsi. Buri munsi neza y'Imana ikurangweho. Buri munsi uhure na Nyagasani kandi uhure na bagenzi bawe. Ngiki kizatuma bamenya ko wahuye n'Imana. Nta kindi, nuko uzataha uvuga neza. Nuko uzava mu kiliziya uri kuvuga neza, uri gukora neza. Ngizo nyine n'imbuto z'isengesho. Wasenze Imana yabyumvise, nivyo ni byiza, ariko hasigaye ikintu kimwe, kuza gusanganira bagenzi bawe. Icyo Nyagasani akomeze kukugira neza. Amasomo y'uyu munsi nadufasha kurwanya roho mbi, amayeri ya sekibi. Ubwo tuza kuzirikana ku bwoko bwa shitani, ubwoko bw'amashitani. Amashitani ari ubwoko bwinshi.
ariko turaza kuzirikana anazo ngingo 3 ubwoko butatu. Hari amashitani yirukansa abantu kwiruka ku misozi, hari n'amashitani asakurisha abantu ukagenda usakuza, hari n'amashitani acecekesha abantu. Ubwoko bwa sekibi tujye kuvugaho ni ukugira ngo nawe ube maso, kuko wasanga hari imwe yagufashe utajya ufindura, bityo yagufata ikaza kugusha ukaba wagusha n'amazuru. Reka duhere ku bwoko bwa mbere bwa sekibi. Shitani ishobora gutuma wiruka ku musozi. Bene amashitani ntabwo akunze gufata abantu, ariko abantu benshi bemeza ko ngo shitani yagufasha ari ukuri kwiruka ku misozi uri kumenagura ibintu, bagakohesha iminyururi, wenda bikaza kurangira itanagufashe uri kwiruka ku musozi. Aha rero niho hazagaragaza ububasha bwa Nyagasani, nuko akayirukana. Shishaka kandi uve muri uwo muntu. Iyi shitani yo kwiruka ku misozi ntidukunze kuyibona kenshi, kuko abantu iyo yaje turabasengera bamwe tukabasabira hanyuma bakabakira. Akenshi shitani tukunze kubyita nyine ko byarenze inkombe, ikunze kwifatira noneho abantu bagiranye ibihango na sekibi, abantu basinyanye nayo amasezerano, ibihango yewe n'ibihango by'amaraso, bishoke ko watanzwe iwanyu baragutanze, uterekera, kubandwa n'ibindi byinshi cyane bigenda bibikura, noneho byajya gututumba, byajya guturumbuka, bikarenga inkombe. Nibwo uzabona umuntu ari ku musozi ari kwiruka, nibwo uzabona umuntu ari ku musozi yewe n'iminyururu itagishobora kumufata. Kubera iki? Sekibi byarenze inkombe. Ubwo ni ubwoko bwa mbere, akenshi uzasanga tutarimo. Ubwoko bwa kabiri bwitondere, sekibi ivuga, sekibi isakuza. Ni nabwo ubashe yazagaragaza ati ceceka kandi uve muri uwo muntu. Iyi sekibi ivuga turayerekeza kuri sekibi yari yarafashe Penina umugore wa Helikana wari ufite abagore babiri, Penina ndetse na Ana. Ubwo Penina yahoraga ashinyagurira mukeba we Ana, kubera ko Ana we nta rubyaro yari afite, agahora mukwena. Iyi bayita sekibi. Sekibi y'amagambo, kuvuga abandi ntabi, gutongana, kujya ku musozi ukagenda utongana, amagambo asebya abandi, amagambo yo gukwena abandi. Ubwo se n'ubwoko bwa sekibi. Ngira isomo rya mbere rero ritwibutsa uburyo Nyagasani yaje gucecekesha iroho mbi. Ubwo Ana yagiye kurira, akarira mu ngoro y'Imana, agasigarana n'Imana, nuko agasigara ayibwira ibyo byose ko afite ikibazo. Gusigarana n'Imana nguko gucecekesha roho mbi, gusigarana n'Imana, gusigarana mu ngoro y'Imana, ugasigara ubwira Yezu ibibazo ufite, ugasigara ubwira Yezu abagutoteza, aho kugira ngo nawe ujye ku musozi ugende utaranga mugenzi wawe yambwiye yantutse reka nanjye mwishyure. Ana ntabwo ari uko yabigenje, ahubwo yagiye gutakira yagiye gutakira Imana. Twumvise uburyo Imana icecekesha roho mbi. Nuko imucecekesha gute? Iha Ana umwana akazamwita Samweli. Samweli bisobanura Imana yampaye icyo nayisabye. Iyo ucecetse ubona icyo Imana yaguhaye, iyo ucecetse ubona icyo wasabye Imana. Ngaha natwe tuze guhakura isomo ryo kujya duceceka. Iyo umuntu agushinzeho nawe ukamushingaho, urugo rwanyu ruhinduka ubushingwe. Dusabe inema yo kwiyoroshya, cyane cyane hari abari kudutera amagambo, abari kudusebya, n'abandi benshi cyane sekibi yadukiriye. Bityo umuti nta kindi ni ukubacecekesha. Ngo umuti Imana itanga, ububasha bw'Imana bujecekesha roho mbi. Ubwoko bwa gatatu bwa sekibi bwa roho mbi bukunze kwibasira abantu ni ubwoko bwo kubagira ibiduma, lo silence. Uzi ko ushobora guceceka abantu bakajya bibaza ngo harya ucecekanye iki, uzavubura iki? Bya bindi by'uko nyine ushobora kuba ucecetse utamiye umuriro. Rimwe nuko nanone waceceka utamiye inyama, nguko Nyagasani aduhereza inyama tugacira, ariko sekibi aduha umuriro tukamira. Ongera urebe, hari byinshi utajya uvuga. Ese ko utabivuga nuko ucecekanye ubuntu bw'Imana cyangwa ucecekanye ububisha, ubugome? Umunsi ururimi rushize hanze bizagenda bite? Umunsi wihambuye, bamwe nibwo bacecekana umujinya, ugacecekana umunabi, umushiha, nibwo bizaranya nuza kwatura, uzavuga ikijambo kibi cyane. Kubera iki? Ya roho mbi nyine. Ucecekanye roho mbi, waratuje ariko waturanye na roho mbi, waratuje ariko kubera ko utari kuvuga, ni roho mbi iri kukuvugiramo imbere. Ongera urebe niba nawe bene izo roho mbi zitarakwibasiye. Twibasirwa na roho mbi nyinshi cyane z'ubwoko bwinshi, ariko imbi cyane niyo gushaka utamenya ngo harya ubwo navuga aravuga iki.
nk'uko uzasanga muri gurupe n'abantu umuntu yajya kuvuga neza akavuga ijambo rubi runuka, uwo ngo nyine nuko roho w'Imana atakimurimo, roho mbi yamujemo sekiri niyo uri kumukoresha. Ngira isomo rero Yezu aduhaye n'umunsi, bari kumuzanira bose bahazwa na roho mbi zigasakuza, ariko Yezu ubasha bwe ni ugucecekesha roho mbi. Yezu ubasha bwe gucecekesha roho mbi ni kwa kundi iyo umaze kumuhabwa, ni kwa kundi iyo uhuye nawe hari roho mbi nawe ziceceka, bwa bugome bugaceceka, za ngeso mbi zigaceceka, za ngeso mbi zigutera kuzurana na sekibi, kujyana igihango na sekibi. Ni ukukazirinda kubera iki? Wahuye na Kristo yazicecekesheje. Duhura na Kristo mu ijambo rye, duhura na Kristo mu isakaramentu, mu misa, mu isengesho, ndetse niyo turi kunze ubumwe n'abavandimwe. Ibanga dufitanye na Kristo, aho ngaho rero niho dushobora guceceka, bityo Yezu akavuga. Nuceceka ugaturana na Kristo, azakuvugiramo yirukane sekibi kurimo, maze nawe ugende neza mu nzira za Nyagasani. Ni kangahe ujya wiruka ku misozi? Ni kangahe ujya uvuga nabi? Ni kangahe ujya uceceka ariko ujunjamye? Nguko ushobora kubucecetse ariko ujunjamye ubundikiye sekibi. Iyo rero bigeze icyo gihe, birangira ibikorwa byawe akenshi ari ugusohora wa mujinya, ari ugusohora wa munabi, ari ugusohora ya ntimba kagahinda, ngo urugwa rusaku nyine by'imbere. Hari imvugo igira iti, umuntu ashobora gusiga ikintu kimwirukansa, ukiruka gisiga, ariko biragoye ko asiga igikwirukamo. Ngaho natwe Nyagasani ashaka ko yazi iwacu, akaba ariwe tubana, kugira ngo seke uri gutwirukansa, uri kwiruka imbere yacu, tubashe kumukwepa, tugendane na Kristo, natwe tugire ubwo bubasha bwo gucecekesha roho mbi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore bishoboke ko yari umupfakazi, ngo yari afite abana babiri. Umwana wa mbere ngo yitwaga Kanyamanza, uwa kabiri akitwa Rubagimpande. Rubagimpande ngo yari umukobwa w'inkumi wari utegereje gushinga urugo, ariko Rubagimpande akagira ikibazo kiremereye cy'uko abasore bataza kumurambagiza kubera mama w'ingeso mbi yari afite, sekibi yari afite yamutezaga gutuma abasore batazi iwabo. Nuko Rubagimpande igihe kigeze abonye akuze atari gushaka kuva iwabo, akajya yibaza uko azabigenza. Nuko abantu bamubaza bati, kutagenda bite? Erega ni mama ndi kuzira, ngize Imana mama agacika kuri ingeso mbi. Ngo mama we yasindaga bikomeye cyane, bigatuma nyine abasore bagira amakenga bati, wasanga n'uyu nawe Rubagimpande ashobora kuzasinda, akajya asinda mu rugo rwacu, akajya atukana atagaguza ibintu nk'uko mama ajya bigenza. Igihe kiza kugera neza Rubagimpande ati, koko mundebere ibyo mama nkorera. Byaba biryo ku minsi y'igisambo ari 40, bishatse kuvuga igihe gihagije. Mu gihe cyaje kugera ngo ku munsi mukuru, nyina wa Rubagimpande ngo aza kujya ku isoko mu ikabari, asoma 5. Arangije 5 arasoma inzoga bita 5, arasoma yongera arasoma, atangira kwandika 8. Zamugeze aha ngaha, ubwo amaze gusinda, ubwo bwari bumaze no kwira, yigiye inama yo gutaha. Muri gutaha ari mu nzira, agera ahantu ku dutara, ahantu bacururizaga. Nuko ahakoze yumva nk'ageze ku buriri we, akuramo utwambaro yari afite twose, nta na gake asigaje. Ati, reka niryamire ndebe ko bucya. Aryamye aho ngaho, ngo uwa mbere watambutse ni Rubagimpande umukobwa we. Ahageze asanga mama we aryamye kuri ka gatara, yakuyemo twose utwenda twose. Nuko Rubagimpande avuze induru ati, nimuze murebe, nanone ababwiye ko mama yatumye abasore bambenga, none singiye mwavuga ko ari nge mubi, ntimureba? Nuko isoko ryose rirahura rije kureba nyine ibyo bya nyina Rubagimpande. Uko nyine Rubagimpande yari yarahangayitse, none koko yerekanye ikimenyetso, nimuze murebe mama ukuntu kose nabwira ko mama ari undesha agaciro, none murebe intakoze. Isoko ryose rirahura riza gushungera nyina Rubagimpande. Nuko ngo kakana ke kagahererezi ari we Kanyamanza, ngo kaza kumva ko nyina bari kumushungera. Nuko kaza kiruka, ngo gafata ishati kari kambaye, ngo kayikuramo, kambika nyina. We nyine birumvikana nk'umusore bishoboke ko yarasiganye agasengeri. Nuko aragenda akomeza sindagiza nyina mpaka amugejeje mu rugo. Bishoboke ko yamuryamishije ati, mama uruhukiye aha ngaha, wenda bishoboke ko tuzongera tukakubwira nyuma zigushizemo, ntawamenya. Nuko
nyina aryama noneho ku buriri ajyanywe na ka gahungu ke k'akanyamanza. Sinirwa aza gukubwira uburyo nizimushiramo bishoke ko abana bazamwicaza cyangwa bakamubwira uburyo bwose yasebye kuko bishoke ko atazahita amenya ibibazo yahuye nabyo. Ariko icyo nshaka kukubaza nonaha, ari Rubagimpande ari Kanyamanza, ninde ukurikije indangagaciro z'umwari wari gutabara mama we bwa mbere yari nde? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko dushobora kuba dufite roho mbi zidutera kujya mu ngeso mbi, igihe n'igihe nyine bikazagera tukiruka ku musozi zikaturaburiza zikajya hanze zikadukoza isoni, kuko shitani muranywana mu kabana, ariko igihe n'igihe agucunze ko azagukoza isoni akagushyira ku karubanda, akuryamisha mu isoko, akaguteza abantu, akaguteza abahisi n'abagenzi, nuko bikaza kurangira nyine ubaye nyina Rubagimpande. Kandi hari na Sekibi nanone idufata nka Rubagimpande, aho duhururiza ba mama, aho duhururiza ababyeyi bacu, aho duhururiza abavandi bati nimuze murebe byacitse bombori, nuko tugashyira abacu ku misozi tugataranga tugasebya abandi, nka kurya Penina yajyaga asebya Ana, nyamara atazi ko umunsi umwe Imana izamugoboka. Nguko natwe twifitemo za roho mbi, kumva mugenzi wacu yaguye mu ikosa, yakoze icyaha, yakoze nabi, umunwa wacu tukawubangira ingata, ati muze murebe bombori byacitse. Akesha abantu benshi dukunze no gushungera, tugashungera ibintu byacitse, tugashungera ubusa, tukaza kureba bidafite shinge na rugero. Ariko twagera ku ijambo ry'Imana ati tujye mu kiliziya, hakazamo mbarwa, tujya gushengera hakazamo mbarwa. Ariko hajya gushengerera ibitera soni, ati twafashe umugore ari gusambana byose ugahurura, ati tumufate mumufatire, akaribyo bituranga, akaribyo byadutwaye uruhu n'uruhande. Ariko ukaba utashungera ijambo ry'Imana, ariko ukaba utazirikana ijambo ry'Imana uko bikwiye. Haze rero ingeso mbi ukazishungera, haze rero amatiko amanyanga ugashungera, ibiri gusebya abandi akaryo ubangukira gukora. Ngize inteko z'abaneguranye benshi turimo Sekibaho hantu. Ni nabyo Ivanjiri ya Matayo umutwe 18 umurongo 20 tubwira, aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye banyiyambaza mba ndaho hagati yabo. Uwo ni Yezu Kristo ubivuga. Na shitani nayo kubera kunusura kwe tumuziho, nawe aravuga ati aho 2 cyangwa 3 bateraniye bari kunegurana, bari gusebanya, bari kunenga, bari kuvuga amagambo y'ibishenzi, nanjye mba ndaho hagati yabo. Ngiyo Sekibi uza gucecekesha uyu munsi, Sekibi y'amagambo mabi, Sekibi ingeso mbi z'urukozasoni, Sekibi yo kunenga abandi, Sekibi yo kunegura abandi nkaba Penina, Sekibi ituma dushyira abandi ku karubanda, Sekibi idukoresha ingeso mbi. Uyu munsi nawe ucecekeshe isengesho, guhura na Kristo ndetse no kubana nawe, kugira umubano wihariye na Kristo. Icyo nicyo kizatuma ucecekesha Sekibi kurimo, icyo ugendana na Kristo, ukora ugushaka kw'Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas, Diyosezi ya Cyangugu.